moto yaritwaye umurambo igonganye n'igikamyo yasanduka ririmo umurambo itifunguka irashwanyuka imaze gushwanyuka maze wa murambo uhubuka kuri moto ubarara mu muhanda cya gikamyo cyuca hejuru kirawukandagira wa murambo yinduka ifu abantu babibonye bariyamira maze wa mumotari waruhetse wa murambo ataturira wa murambo bari bamaje kugonga ubuzinguka ashoboye arongera gushyira mu isanduku azirikaho imikoba aho kubita kuri moto arayatsa akomeza urugendo rwo kujya gushyingura. Nyamara abakirisitu bavuga ko isigeze kumeneka kandi nimukabihakane. Mu gace ka Marava aganda kiyongeye ko rumaze kuburuwe nyuma y'impanuka yangije isanduka yari itwaye umurambo ubwo bari bagiye kuwushyingura mu cyubahiro. Abatoye mu gace ka Marava muri Kenya bakomeje kuvuga ku mpanuka idasanzwe yabaye ubwo moto yari itwaye isanduka irimo umurambo yagunganaga n'igikamyo mu buryo bwateye benshi ubwoba ndetse n'agahinda kuko ikimara kuyigunga wa murambo wahubutse mu isanduku kugwa mu muhanda igikamyo kigahita kiwugonga. Nk'uko amakuru yabitangaje ngo umuntu yitabye Imana amaje kwitaba Imana aho umuryango bitegura kujya kumushyingura gusa ngo kwirimbi harimo akagendo bahitamo rero gukodesha moto yo kugeza uwo murambo kwirimbi. Moto yaje kuhagira bafata wa murambo bashyira kuri moto itangira urugendo. Ubwiye moto ngo ari mu rugendo rwo gutwara wa murambo ugera ngo agombaga gushyingurirwa ngo byari urugendo rwo rugamije guho cyubahiro nyakwigendera ndetse no kumugezaho rekuruhukira mu mahoro. Icyakora ibintu byaje guhinduka mu buryo butunguranye ubwiye moto yagunganaga n'ikamyo impanuka ikomeye cyane abereye mu muhanda. Ababibonye n'abari baherekeje umurambo kubitwa n'inkuba ubwo babonaga wa moto rava kuri moto ajya gutoragura ibisigazwa by'aba murambo. Abari hafi y'aho byavuga yuko imbaraga zo mu mugongano zari nyinshi cyane ku buryo zangije cyane isanduka ritwaye umurambo ari nabyo byatumye ubukamo ukabarara mu muhanda. Ababonye ibyabereye aho ngaba bavuga yuko batangajwe n'iyo mpanuka kuko atari ibintu ngo bikunze kubaho. Benshi ngo basabirukira impanuka yabereye bagerageza kureba uko byagenze ndetse no gutanga ubufasha aho byari bikenewe. Gusa benshi bagize ubwoba bitewe nuko byari bimeze icyo gihe. Ku muryango wa nyakwigendera kandi impanuka yabaye ikindi gisibe ku gahinda wari usanzwe ufite. Nyuma yo kubura uwabo no gutegura umuhango wo kumusezeraho bwa nyuma bahise bahura n'ikindi kibazo cyatewe n'iyo mpanuka idasanzwe. Abaturage bavuga yuko ari ibintu bibabaje cyane kuko byabaye mu gihe umuryango rusanzwe uri mu bibikomeye byo kubura umwe mu bawugize. Nyuma y'ingibi byabaye amakuru y'iyo mpanuka yakwirakwira mu abaturage ba Murambo ndetse no ku mbuga nkoranyambaga aho benshi bagaragaje akababaro batewe n'ibyabaye. Abandi kandi bagaragaje impungenge ku buryo bwo gutwara imirambo ku mamoto basaba yuko rwose ibintu byacika muri Kenya kuko ibi bintu biteye ubwoba cyane. Basaba yuko babaho uburyo bwize kurushaho bwo gutwara ibintu nk'ibingibi kugira ngo hirindwe impanuka zishobora guteza ibibazo nk'ibi. Kugeza ubu ngo abaturage bo muri Kenya ba Marava bakomeje kuganira kuri iyi mpanuka idasanzwe benshi bavuga yuko yabasigenga isomo rikomeye ry'uko ubuzima bwuzuyemo ibintu bitungurana kandi ko umuntu adashobora kumenya ibimubikiwe ndetse n'umunsi ukurikiyeho. Nubwo umuryango wa nyakwigendera we n'akano kaga kiyongereye ku gahinda urusanzwe ufite, abaturage benshi bakomeje kugaragariza ubufasha n'ubufatanye muri ibi bikomeye basaba yuko wakomeza kwihangana nyuma y'ibi byago byawubayeho. Byarangiye wa murambo wogejeje kwirimbi bapfa kuwushyingura uko babonye ko ntago bari kuwusubizayo kandi uwo mushoferi nawe wari utwaye igikamyo bamuretse arigendera kuko polisi ngo asanze nta ruhare ikinyabiziga cye cyari gifite mu mpanuka ahubwo umumotari urutwaye uwo murambo ngo arawutwaye utambitse birangira gutaje icyo gikamyo kigenderaga. Ngaye ngo ukorera ibi ngibi byabereye muri Marava muri Kenya. Naye inkuru mwagizwagaho n'isoko y'amakuru mukaba mwari mwayiteguriye na Obeta muri studio mugizweho nanjye Mwenyabari Obede nk'ibisanzwe. Obi Time News.